Hey everyone, nshuti zanjye rero uyu munsi mfite umushyitsi muramubona bakwita ngo cyarya. Witwa Mr. Eze. My name is Tina. Noneho uyu munsi turi kwibaza ku bintu biri kugenda biba kuri TikTok. Ese koko uriya Josh Prophet ari guha abantu amafaranga? Ese babivuga iki? Ari amafaranga naya nyayo. Ntago nabyemera. ATM machine ngo MoneyGram, Western Union, ibintu nk'ibyo. Prophet Joshua amafaranga urayafite? Ngadoye ku mafaranga natwe turebe ko akora. Wasanga ari scam mw'abantu. Njyewe ndi kubona ari nka SMS imwe ishobora kuba iri kugenda ahantu hose, ariko ntabwo nabyemera. Wowe bya bintu sinzi kubyizera biragoranye. Prophet Joshua niba ayo mafaranga uri gutanga ari aya nyayo, Mr. Eze ndavuze ngo kanda akanyenyeri gasone. Umva turebe ko ibyo uri kuvuga ari ukuri koko. Twabivuze ni Mr. Josh Prophet. Uko bimeze namwe muyandikire mumbaza ati se amafaranga aho Prophet Joshua yaguhaye. Bye bye.